wumva uzakora mariage ryari nje umugore ni ryari nyene namenye ryari abanyarwanda bitege ryari ubukwe bwawe nusuba bwitegesha abagabo nyine bazategereza wa mbere araje aragiye wa kabiri araje aragiye kugeza kano kanya biragoranye je urukundo rwarananiye pe sha rwarananiye kubera iki kandi urukundo ngira haze nago mumubona ke ntanga mumubona bipfira imwebwe mumubona bipfira ikamera uri kumva so rero nuko nguko bimeze ngewe urukundo ndufata nyine nk'urukundo ruraza rukanagenda umuntu aragukunda abo wakunze barakwanze ubwo se wahakanwereye ahubwo naramubuze waramubuze uramushaka ndamushaka pe ejo bundi habaye ubukwe bw'umukobwa witwa Katia bukorana n'uwitwa Adonis ariko babana bakora ubukwe gusaba no gukwa bajya no mu rusengero barasezerana ariko ntibajya mu murenge byaterwa hari igihe ibi nk'ibyo bintu biba ari diro nibundi ibyo ntago biba bisanzwe ubwa mbere ubwo se wari ubyumvije ubwa mbere wari ubyumvije mu mategeko y'u Rwanda babanaho buraya mu mategeko ntago ubwo mategeko ntago ari umugore n'umugabo nongeye kubasuhuza kandi bahaye ikaze nanone mwebwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya wayihemu mbahaye karibu cyane ndi kumwe na Mitsutsu iyo uri kuvuga intro umuntu yanayibyina suhuza abakunzi ba wayihemu suhuza abakunzi ba wayihemu wayihemu mumeze mute nizere ko mumeze neza nizere ko mumeze fresh nizere ko ibintu byose ari demokrati turabasuje cyane ndagusuje nanjye ni yanjye kabisa ni y'abanyarwanda man kuri wayihemu dukunze kuganira cyane cyane ku bantu bashatse ndetse n'abateganya gushaka wowe uri umwe mu bantu b'ibyamamare muri comedy nyarwanda ubundi iyo umuntu avuze Mitsutsu umuntu akwiriye kumva iki agomba kumva wakumva yumvishe Mitsutsu yego ni muntu ki umuntu akwiriye kumwumva gute first of all ugomba kumwumva nk'umuntu urenze ntagomba kumubona muri iriya shusho y'ubusinzi bukabije ukimwumva yego ugomba gusekamo yego uvuga ati haransetsa gutya na gutya abantu kuri wayihemu bari kunyumva neza so kandi ikindi Mitsu ni umuntu uri bizarre ni umuntu uri sociable ni umuntu ucyumva Mitsutsu ni umuntu uganira ni umuntu utebya ni umuntu ubana kandi kamana ndabana ndabizi cyane uvuka mu muryango w'abana bangahe mvuka mu muryango w'abana 6 wavukiye ubwo navukiye Ingoma Kibungo Ingoma mu Burasirazuba ni naho wize amashuri abanza yego ukeke ubwo Nyamugari urahazi mwana Nyamugari ndahazi sure njyewe ndahazi uguti Nyamugari urenze Remera ukagenda ukagera bita ku Cyasemakamba urahazi hara ku Cyasemakamba niho yanjye yakoraga yego wakuze ufite izihe nzozi nakuze mfite inzozi zo kuba umunoza pompiste nakuze mfite inzozi z'ubuzikira kubera ko n'amashuri yagiye bigorana ariko buriya nge maze kugeramo hejuru mo gakeya ku myaka nk'ingahe ako numvaga ngenza umuntu wa danje natwara nk'indege pilote nkajya nyigurutsa nkajya nyicira ukuntu indege nyine naruzi yego ndazibona numvaga kabisa nzaba umusirikare uri gutwara indege yego ukurira mu Burasirazuba waje kuva mu Burasirazuba gute wisanga i Kigali gute
naje kamara naje ndi umushoferi noneho wo gutwara abagenzi kuri moto ndi umumotari wavuye mu cyaro uza kuba umumotari i Kigali cyane. buri ndi wari waguhaye iyo gahunda ni grand frère wanguriye moto je nari narabona opportunity yo kuvuga ati wenda namfite ibiceri bingi gutya na gutya ariko namubwa none nabonye agaperime wagwani n'iki ahita n'amakamoto. Yego. Isangurira akamoto kabisa gashya. Tanza mu Kigali kwitwarira abagenzi. Tangira gutwara abagenzi. Byagenze gute? Ahubwo mbaza ubu ufite zingahe mu muhanda? Ufite zingahe mu muhanda? Tuzakigaruka. Yego. Hanyuma umuntu wavuye mu cyaro aje kuba umumotari yisanga ari influencer, ari umukomediye wa mbere mu gihugu abanyarwanda bamukunda. Byakozwe gute? Byagenze gute? Icyo ngicyo ba Mr X bahita bazamo, abitwa abanyakso bahita bazamo, bana abantu bagiye bashyira itafari ryanjye kuri iyo kariyeri tu. Kuko nabaye inshuti na Nyakso 2018 none amutwara ari n'umunyeshuri. Navuga ko nagize wenda nareba ibintu bakora nkabona ni sawa ndabikunda akajya nancishamo. Noneho Nyakso we boro ziwe zabaga zanditse, burazi bazanditse ntago ari boro buriya yifata nkatwe tuza hano tugakubita freestyle gutya. We mukora practice murasubiramo, we murasubiramo mukora ibintu mwanditse. Ndaza ndabikunda arambwira ati buriya ga content nakora nkuko nawe uri gukora kuri 3D ariko ukavuga ati kandi gutya ku ruhande nuko nguko rero byari bimeze. Ndaza nyine narebaga Charlie Chaplin cyane, yari ishumi yanjye. Charlie Chaplin yari ishumi yanjye muriba buri munsi. Nareba ndavuga ati boro ndabona nta muntu kandi yanitabye Imana baramwibagiwe. Buri ugiye kureba mu makomentari yanjye menshi ya boro za mbere usangamo Charlie Chaplin, Shariro naho uciye gutyo usanga ngo Shariro ya. Nza kwideburira gutya namubwira content ko nimeze mitanyigeza kuri Mr X. Nabanje kwigiza kuri Mr X. Ndayimwereka mfata ka video aravuga ati byavamo turayishutinga, ntangira kwishutingana n'umupeti witwa Mugande. Byasabye imbaraga zingana gute? Ashani nyinshi natangiye kubifatanya noneho na filimi ndabikunda cyane kurusha moto. Moto noneho igenda inanira sasa nuko ko ari izindi nshingano nabaga mfite. Ari izindi nshingano nabaga mfite nka grand frère yari wari warampaye nka moto. Urumva nanjye hari ibyo nagombaga kuba nsabwa nyine tu. Uri kumva? Nagombaga kuba nsabwa. Noneho urumva nuza grand frère urumva ukwezi kwarageraga wenda tuvuge niba yarambwiye ati ngiye nkuguriye uzabyumvirisa harayo oya niba yarayinguriye wenda ebyiri. Uri kumva? Ebyiri na magana ngahe? Ebyiri na magana 200. Yego. Wowe uzayansubiza. Uri kumva? Wenda mu gihe kiniki ntago twahanye igihe. Wowe genda ukore uyashake uyansubize nta nyungu ngusabye. Moto uzahita uyitwara ibi yawe. Ibi yawe moto ndaza ndayikaraze bigezemo hagati biranga. Kwa ko mbifatanyije na filimi nyine asha biranga kabisa. Imana biranga. Noneho ndagerageza nari musigayemo make. Yego. Ndagerageza ndayikubita irarangira. Hanari nabwo hahitaga hazamo corona rero mu rugo. Iguma mu rugo ijemo rero nari narasoje kumwishyura. Ubwo rero mitavuga ati se mana yanjye bya comedy biranze ibya moto nabyo birapfuye nta motari ukijya mu muhanda nyine mane numvise nyiyubitseho ibintu bya comedy rero nahise nanabireka. Mita nigira mu rugo uhita usubira iburasirazuba. Kigali rakunaniye wisubiriye mu cyaro? Nisubiriye mu cyaro kabisa. Nsubiye mu cyaro nibwo Sifu yamamagaye Umusamariya nyine Nyakso. Ubwo ni Nyakso. Arambwira ati se iyi boro yawe ko mbona ari sawa yazafata wagarutse mubwira imbogamizi mubwira aho kuba mubwira ko ikimotari nakiretse ariko moto nari narayigurisha. Nawe navuga ati noneho nzajya mbifatanya
ko Sifa ambwiye ngo nze wenda tubane ubwo ni Nyakiso. hari ahantu hari inzu, ntabwo yari geto, yari inzu, cyumba na salo, habora kodesha nyine. Arahamara mbwa ati jya uba hano ariko jya ushutinga. Namwe ko ntazi ko editinga, bakajya banazeditinga. Nicaye ngaho ku ruhande banazeditinga bakazima nkaza uploadinga. Nuko uploadinga nabyo narinze. Yego. Byose ariko nagiye mbimenya gake gake. Urebye urugendo nuko rumeze, bigezemo hagati mfungura Mitsutsu Comedy. Nyine nibwo nafunguye na Mitsutsu Comedy. Yego. Mba kwa Nyakso nyine arayimfungurira. Nta nyungu agukeneyeho. Nta nyungu. Kijya najyaga gukora kwa Kira, none Kira yaramaze gufatisha gake gake. Ubwo rero nibwo nuko nguko bimeze. Nakora Mitsutsu Comedy gake gake, igenda izamuka. None nkajya kubona nkamona na bya bintu birakora, harajyaho udufaranga. Harajyaho udufaranga. Kuri why him, ntago tuganira ibintu byinshi, tukunze kuganira cyane ubuzima bw'urukundo. Mitsutsu, ubuzima bw'urukundo bwe rwifashe gute? Shabo ngo biragoranye. Kugeza kano kanya biragoranye. Je urukundo rwarananiye pe. Rwarananiye. Kubera iki? Kandi urukundo ngira haze nago mumubona ke ntanga. Mumubona bipfira imwebwe. Mumubona bipfira ikamera. Uri kumva? So rero nuko nguko bimeze. Ngewe urukundo ndufata nyine nk'urukundo ruraza rukanagenda. N'abashakanye bambikanye impeta, usanga bakoze amadivorce. Sinjye wa mbere, sinanjye wanyu. Yego. Umukobwa wa mbere wakunze ukavuga uti ndamukunze, nibo mwibuka byari yarinde? Bwa mbere ntago namuvuga. Nuwi Kigali? Oya, ntago ari uwi Kigali. Nuwi wanyu? Ariko ubu bari Kigali. Ariko ntago namuvuga. Bamushyira muri social media. Yego. Uwa kabiri none wakurikiyeho? Uwa kabiri akabiso nindera. Sha rero ngewe nkundanye vuba pe, ntabwo nakubeshye. Usibye ibyo ngibyo byo ku ishuri n'uwo mupeti nyine, ariko ubundi i Kigali si ubwo Kigali shanamanje gukundana. Ibintu bya byose ni comedy. Yego. Nakubwira ugasanga hanyuma umukobwa mwiza wavamo umugore mwiza kuri wowe numeze gute, nufite izihe kandi? Ubu ngubu n'umugore wakoye mu kabari kabisa. Buriya mu kabari havamo umwana ukamushyira mu mago, ko nawe ubwo aba yaribuze. Iyo umuzanye rero abavuga ati ewana ubu nta kongera kurekura. Buriya abakobwa bo mu kabari bakubaka? Barubaka mani. Kwari abavuga ko baba barakigishwe na benshi. Barakirigizwe na benshi batamenya ababasekeje. Ababasebye mani. Rero nsigaye nikundira abana bo mu bubari. Kuri imyanda nabonye byaranga. None se umukobwa mwiza kuri we nufite izihe kariti? Wavamo umugore nyamugore. Ubu ngubu kano kanya biragoye pe, nukuri biragoye. Kamana biragoye. Biragoye ngo kuvuga ngo ubone umukobwa umeze gutya. So navuga gutera. Okay, wowe ugiye guhitamo, amahitamo yawe wagendera ku mukobwa ufite ibihe bintu bitatu yujuje? Abo nahisemo ngendeye ku byo ningenderagaho byarapfuye. Ubu nta kintu nyizera. Okay, wagenderaga kuki? Ubu byarapfuye. Njye nkunda abakobwa b'inzobe. Icyo ni cyambere. Sibyo? Yego. Ariko abakobwa b'inzobe ntimuramba. Ezigoye gusobanurira. Ni muramba. Ntago muramba. Yego. Kabiri wagenderagaho? Kabiri. Abakobwa bacecetse. Batuje. Abo no banyamabara rero. Rero mwabigeramo. Ewana za mawayishi na za suchiji ngasuka jya mvuga. Atangira kuzigutera. Yego. So rero ubu rero kugeza ubu ngubu abiragoye pe. Ariko hari gihe twakubonye mu rukundo n'umukobwa witwa Nana byagenze gute kugira ngo mutandukane? Ntago nyambigarukaho. Ntago ujye bigarukaho? Byararangiye birabinuka mara. Nyuma yaho wishumbusha witwa Kirezi. Nawe biranga. Rero ibintu by'urukundo byo kamara. Cha happy kabisa.
ubona byari bikwiriye ko mu gihe abantu bananiranywe ubwo ndavuga divorce bakwiriye kujya bagabana 50-50 cyangwa hari undi buryo bakwiriye kubikoramo? Divorce? Yego. Divorce? Ako ngiye ubu ngubu nakuzana ibintu byose nabi, mfite inzu kwirebero, mfite ikibanza Nyarufunzo, mfite imodoka, mfite inzu, ndacuruza, ndakuzanye, uhenkuzanye muri ibyo bintu. Yego. Turasezeranye kubera urukundo ngukunda. Yego. Nitujya gupasura tupasure ngo 100%. Ibyo bintu biragoye. Biragoye. Numva byari bikwiriye gukorwa gute? Ukuntu byagakwiriye gukorwa. Yego. Uri kumva? Ubundi buriya umugore kituba duhuriyeho ni abana. Dufitanye umwana, uri kubyumva? Ariko urumva nanone hari igihaza akagira ibyo agufasha mu bya bintu bikiyongera. Yego. Sibyo? Bya bintu bikiyongera. Byaterwa n'icyamuzanye nanone n'ikimujyanye. Hari igihaza n'ubundi aje kwirira iki? Kwirira umufungo. Aje kwirira uwo mufungo. Ahubwo ngiye icyo gihe mba numva twareba wazanye iki? Uri kumva? Hari igihe umugabo aba afite imitungo myinshi. Ariko nanone nitwibagirwe ko nanone hari abadamu cyangwa abagore nabo bafite IQ iri hejuru ku buryo bafite ibyo bintu. Uwo mugabo ugashaka kuzana ubusambo ngo ashaka kugabana ibintu by'umugore ngo ndamutaye ngo dukore paso. Ari ibigabo by'ibisambo biba bimeze gutyo. Sha rero mbona ari ukumvikana mwana, iyi si yarahindutse pe. Isi yarahindutse. Ejo bundi habaye ubukwe bw'umukobwa witwa Katia bukorana n'uwitwa Adonis, ariko babana bakora ubukwe gusaba no gukwa, bajya no mu rusengero barasezerana ariko ntibajya mu murenge. Ibintu bitavuzweho rumwe. Wowe gise bibundi birashoboka. Ushobora gukora se gukora mariage ntujye mu murenge? Yego, ntujye mu murenge. Musezerana cyane. Mugakora mariage? Ahubwo ibyo ngibyo ni by'umuntu ubwo yakikorera. Kubera iki? Mbwira impamvu 3. Impamvu 3? Yego. Byaterwa. Hari igihe ibi nk'ibyo bintu biba ari diro. Biba ari diro wenda bifitiye. Utapfa kumenya. Nta n'umurimo wo hanze muri abo arimo. Hari igihe biba ari diro. Umusore akina muri APR basket. Uhita ubyumva. Nta nubwo wakirirwa ujya kure. Wumvise iki? Ujya ukoze mariage. Urasabye urakoye ufashe irembo ntimwigeze uri kumva? Uranabaze. Uri kumva? Yego. Ufunguye amarembo. Nurangiza umbwira ngo ntimujye mu murenge. Icyo gihe bari diro. Ashaka gihe bari diro. Bari kwirongorera gusa cyangwa na adresse. Sha bari diro pe. Niyo mpamvu ngoje ngo se harimo umuntu wo hanze. Umusore n'uwo hanze n'umunyamerika. N'umunyamerika. Sha rero biba bimudiro. Uko nta kuntu ibundi byo ntago biba bisanzwe. Ubwa mbere ubwo se wari ubyumvise? Ubwa mbere wari ubyumvise. Mu mategeko y'u Rwanda babanaho buraya. Mu mategeko ntago ubwo mategeko ntago ari umugore n'umugabo. Ariko nanone twavuga ngo n'uburaya. Aba bana binyuranyije n'amategeko. Ntago binanyuranyije n'amategeko. Niko bavuga. Reka nkubwire ukuntu byemewe. Ibitaranyije n'amategeko baje badufunga cyangwa se ntagire wongera gukora ubukwe adasezeranye cyangwa ubane n'umuntu. Niyo mpamvu buriya yaba Aketi na Donis hagize ikibabaho bagatandukana nta murenge bajyamo, nta bayobozi bahamagara. Mutwereke certificate yuko mwasezeranye. Wene ni bya bintu nakubwiye. Ahubwo bazi ubwenge. Umwe ashobora kuba yaranamubwiye akamubwira rero dore ngiye mfite imitungo myinshi. Ejo utazaza ukahita wigendera. Ejo utazaza ukahita wigendera. Yego. Tugiye gukora ubukwe. Uri kumva? Tubanza tunabana ubundi turebe bimeze bite. Wenda tuzabisezeraneho nyuma ariko twabanje kureba nako urukundo ari fit. Yego. Ni system z'abashyigikira? Oya. Ntabwo ibyo nabishyigikira. Niba umuntu mutizeranye ntabwo mwizeranye. Mwikura n'ibintu rero bitanabarimo. Niba ari deal ni sawa. Sinumvishe ngo harabajya bakora deal se bakaza bagasezerana n'abagore bakahita bajya hanze, bigira hanze. Cyangwa bakabikora ku mpamvu zabo abantu batazi. Rero ntago wajya ku blaming abantu. Bivemo.
yego Mitsutsu ni icyamamare wumva uzakora mariage ryari nje umugore ni ryari nyine namenye ryari abanyarwanda bitege ryari ubukwe bwawe nusuba bwitegesha abagabo nyine bazategereza wa mbere araje aragiye wa kabiri araje aragiye uwa gatatu ubwo shamange jema ntago manzi kuntu biba bihagaze na yahe makosa ubona akunze kubaho mu rukundo cyane cyane rw'abakiri bato nkatwe uri kumva kubeshya cyambere kubeshya tabinyanga mugabo nyine ukagira utuntu tw'utunyanga ku mukunzi wawe cyo ni kimwe yego cya kabiri ubusinzi bukabije ibintu by'amayoga n'ibiyobyabwenge ugasanga na address ufite kandi byitwa ngo kundana n'umukunzi wawe uri kumva yego icya gatatu wambwiye bingahe ubwo ni bitatu icya gatatu kubeshya icya gatatu irindi kosa urumva kutihangana ayo ni amakosa akunze gukorwa n'abantu bakiri batoya Mitsu ubonye umukobwa ugize gute akaza akakwiteretera akubwira ko agukunda kandi yifuza ko mubana byagenda gute namwemerera byaterwa n'ikimwe ariko namwemerera wamwemerera si wamwangira umuntu aragukunda abo wakunze barakwanze ubwo se wayakana uhereye ahubwo naramubuze waramubuze uramushaka ndamushaka pe aba diaspora rero bakozeho cyane ukuri bangiye pe ndaza kuzishyira hano hasi cyane ukuri ngewe ubazishyireho ngewe pe ngewe ndi ku isoko ku isoko iyo ngiyo niyo titire ndi ku isoko ndi ku isoko ndi kwigurisha mu gihe bashyizeho kampanye yitwa sinigurisha uri kwigurisha kabisa akadira bashuga mami ariko ngiye ndigurisha ndi ku isoko Ikinyarwanda sinzi ukuntu kivugitse Mitsu muri sinema nyarwanda wambwira abakobwa batanu ukunda kurusha abandi abakubwira yego harimo Peri uwo ni uwa mbere harimo Nyambo ni uwa kabiri harimo Aisha ni uwa gatatu harimo Nana ni uwa kane nawe yaranagukatiye ari kumva uwa gatanu hariya we muri Mitsutsu nta mukobwa tugirara ngo ni ibishegabo uze ko babayeho ngabo umwana yego ariko hari undi mukobwa ariko ntago nzi izina rye Jojo ubwo nta urimo Jojo ubwo nta urimo Jojo ntago ari umukobwa so wambwiye abakobwa se Bera nta urimo wa Devu arya Bera wa Devu ubwo Bera ni uwuhe Bera si umukobwa mwiza w'umurundi kazi nawe mwiza kabisa ukundana na Devu atari byo muri filime bakundana nyakundana yes bakundana Devu katanda uyeze ntago mbizi ariko harimo n'undi mu baby witwa Isimbi yego abo ni batanu nabahe basore batanu ugiye gukora filime y'ibihe byose mu Rwanda nk'izi mukora wakoresha Shabuse harimo Tukote ubwo ni uwa mbere harimo Mugande ni uwa kabiri harimo Benovia ni uwa gatatu harimo Rudogo ntago muzi ariko ubwo ni uwa kane harimo na Gebra ubwo nta Kiramani ntande bose ntabarimo ni iki kintu kijya kikubabaza mu buzima kikubabaza umunsi wawe iyo wagenze nabi yego biba byagenze gute iyo ntakoze nyine nk'iyo ndaye nta kintu kigiye kuri IG TikTok cyangwa kuri YouTube nta n'akantu wenda kize hanze nyine nakoze
birambabaza. yego niki uramutse Imana igusabye ngo ihindure kuri wowe niki wayisaba guhindura? Guhindura iki? Imana ikubwiye ngo ndashaka guhindura ikintu kimwe kuri wowe, nsaba ikintu kimwe nahindura kuri wowe, Emmanuel Kazungu, niki wayibwira yahindura? Nayibwira ikangabanyiriza inshuti z'umumaro inshuti z'umumaro w'ubusa, ariyo ngo babivuga, inshuti z'imburabusa. Inshuti yego Bana Nyagasani abagamagara kuri video call. Oya bayi bya video call, Yego. ahubwo bari inshuti ngira nayibwira nyine z'umumaro muke. Ako buriya nanone ugiye kuvuga ngo ariko nanone reka nkubwire, uri kumva, ingabanyirize, yego ikureho, ivaneho, yego kuri wowe. buriya hari inshuti tugira mbi ni ukuri kw'Imana, inshuti tugira zitujyana mu bintu bidafite umumaro, nayibwira ikabangabanyiriza, ikazijyana. Nzajya nkubwira izina ry'uyu muntu, umbwira ikintu kimwe muziho. Kiramani, gufasha. yego gufasha. Emirene, kuzura dega. kuzura dega, gusembura dega. Nyambo, Nyambo, gusenga. arasenga buriya cyane. Yego. Tukote, ntabwo twagiye tugira, ako n'umuntu ushobora kugira inama, umuntu utigeze duhuza cyane, ariko agahe gato twahuje n'umuntu ushobora kugira inama mukibonana, cyangwa ari nabwo bwa mbere ariko agukunda, akaba yakubwira utuntu wenda ko n'umuntu mukuru. Miki, Miki ntanzika, ni ukuri, ashobora kuvuga ikintu ariko ntanzika, cyangwa ntabwo umenye nyine abifitiye, akaba yabivuze ariko nubwo yavuze icyo kintu ariko nta bugome burimo. Bushari, Bushari nyine ni umunya vibe tu, ya vibe, muri kumwe nta rungu wagira, muri kumwe gutya, muri crew, muri kuganira nyine, ebana ni umuntu nyine utiyemera, ku buryo nubwo waba uri mushyashya nyine muravibingana ntari. Gasuku, wa mipango, ikintu naje kubona cyo, ikintu kimwe namuvugaho, nuko kubaga nta bugoma gufitiye, nta bugome. Yego, akaba yaza rwose akakubaga nyuma mukanavugana, ariko nta bintu by'ubugome mu mitima we, nta bintu wapi rwose. nunatekereza ko yakuvuzeho nabi ukumva ko hari ikindi kintu, oya wapi, nicyo kintu maze kumumenyaho nawe. Jean Marie nawe turi busorezeho, ubwo Jean Marie mvuga ni Rujama phone. Rujama mwakuranye nta kintu wamuburana, nyine mwakuranye buri kimwe cyose yakikugezaho, kandi aguhemba, tuvuge afite umushahara mpemba, ariko bya bindi bishobora kuruta uwo mushahara. Akaba yakugeza ku bindi biboro birenze. Ni irihe jambo wibuka mama wawe yakunda kukubwira mu buto? Unyaruke. Ibyo niryo jambo. Unyaruke. Ni iki kintu utajya wibagirwa kuri we? Najya nibagirwa kuri mere. Kuri mama wawe. Kuri mere. Yego. Ako unyaruke wabyumvise? Yego, unyaruke, wihute. Wihute ugaruka. Babaga gutumye nk'umunyu cyangwa iki. Ntiwibagirwe nyine, unyaruke. Yego. Ikintu cya mbere nibuka yakundaga kumbwira, uvuze? Ni ikihe kintu utajya wibagirwa mu buzima bwawe na mama wawe? Ni ukuntu yahoraga ambwira ngo kubera ko nabaga ndimo nyine, mbabare ntuzanywe itabi,
buri munsi buri munsi buriya nshobora kubikinisha turi nko gukina turi gukina movie ko nagiye mbikoresha ariko mba nzi ko nubwo ndi kubikinisha nabibona ko arankurikirana nabibona bitari bumushimisha nicyo kintu nkora nkatekereza umutima wawe mvuga ati nakibona kiramubabaza kandi nabwo sinya nkunda kubikora yambujije itabi kuva kera yego n'ubu tuvuganye ntakora gusa ngo ba bantu b'Ikigali umuntu banyweye ibitabi nyine ryanjye ryaterana ariko nkiri na muto yarabimbwira yego ku munsi w'ubukwe bwawe wumva ari ikihe kintu kitazabura ku munsi w'ubukwe bwawe ku munsi w'ubukwe bwanjye inshuti yanjye magara wo mu bwana nyine arahari yitwa nde yitwa kamwe twakunda kumwita kamwe yakunda yitwa Sengimana cyangwa Sengiyaremye icyo gihe nkwaga icupa ryinshi ubwo ni kamwe ubu yarakijijwe no yibera ikibungo ariko azaba yicaye iruhande rwanjye mu bantu mubana mu nzu ninde ubeshya cyane umuntu danger arabeshya ashobora kubeshya ngo napfuye danger arabeshya ashobora nko kuba hostinze yego ukara hosting tingiyewe nahageze muri he kibiki n'ibiki mukagerayo akamuri saha ataraza yabwo ati natetse ibiki n'ibiki natetse ndi mu rugo nahishije waza ugasanga atetse ifiriti gusa ese turazirya gute ese natetse ninde ukunda kurya cyane mu bantu mubana mu bantu tubana ntusembana na petit frère Danger nyine yego kandi ibintu byo kurya rwose mubwire kunywa ariko ibintu byo kurya byisha wapi ubwo niwe ukunda kurya wene biragoye ngiye nkunda kurya ni ngiye ubwo ngubwo ngiye nkunda kurya n'abanyakusarabizi iyo wariye neza ubwo wariye iki mba nariye nkunda ibishyimbo zabaze na soropa mba nariye nkunda umuceri nkunda agasamaki nkunda kurya agasamaki ni izina ry'Imana agasamaki iyo nibura nagiye nko kwihahira cyangwa nca nkano kuri busheri sinagura inyama ngura agafi nkaza nkagakaranga nkagatereka hariya cyangwa nkashyira muri firigo ubwo nyine ewana ubundi nkarenzaho amata iyo nanyweye agacupa hari igihe ngira gutya nkanywa agacupa nabonye kukavaho no kutakavaho byose ni kimwe iyo mbivuyeho baranyiba ariko ye nakanywenza nkontorora buri kintu cyose mba nkireba iki kiri he iki kiri iki ko nakibona cyagiye uri kumva so rero kurya agafi agaceri cyangwa se akavange n'udushaza tuntu tworoshye ni izihe ndirimbo eshatu z'ibihe byose kuri wowe utajya ukunda kumva waba uri mu modoka waba uri mu rugo z'ibihe byose byose yego shaka uri indirimbo ugera ukayirambirwa nanone ni iyihe uharaye muri iyi minsi mparaye indirimbo ya The Ben yitwa Shayaya urayizi ubu n'umuhanzi wanjye simuvuze nk'umuhanzi wanjye kuko ndavuga undi nkagira indi ndirimbo yitwa ya Kalifani yitwa gute nshyashya ya Kalifani mu ndebere ukuntu yitwa ntabwo nzi ukuntu yitwa ariko ni nshyashya man ni nziza ari kumwe na Sheri ari kumwe n'umugore we hari na video irimo utuntu twinuza yego ubwo ya gatatu njyewe nkunda umuhanzi witwa Juno Kizigenza turirimbo twese natubura mu modoka yanjye mu ba gospel urumva hari aba bana ba Drocas ndakaririmbo kabo ntago mbanza amazina ariko akarimbo kabo baririmba bake ko mu Giswahili nitawarezaza urumva yego hakaba uyu muntu witwa ngo
witwa ngo Aime Frank se Frank kamwe nasanze uri kuririmba nako nga bakita ngo iki numva uri kuririmba mu kanya Numva ariko kukaririmba aga wabyumvise nabyumvishe nabyumvise ukuntu ari ukuntu ukuntunguye yego urumva bataza kugutera copyright sibyo mbabara nkumve gusenga kwanje gusenga kwanje kukugereho manura mahoro yanjye hara umusi ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose ndamukunda n'isengesho kabisa yasengaga ngo umugisha wawe ngo kuko uwutanga ngo ntamuhora wongeraho ntabwo niyo ngiye kuryama yego niko wumvuka ujya ukumvukarira se ujya ukumva warira ahubwo nkumva ngiye muri mudu ndamukunda cyane ndamukurikirana byataye yego uyu yari Mitsutsu njyewe ndi Kamarade aha ni kuri why him ukuntu mba numva nshaka ko twakomeza kwiganirira ahubwo numva nagukunze nzagutumira none ngore party 2 noneho tugende uje no kunyereka iwanyu cyangwa uje no kunyereka uruganda rwa Sun Energy Drink na Panda Milk Cake byose birahari kangushimira cyane Mitsutsu wakoze Kamara reka nsaba abakunzi bacu gukora subscribe ni njyewe Kamarade Imana y'amahoro ibahe umugisha ciao